Muraho neza mumeze mute? Nizere ko muri amahoro, abatameze neza namwe Imana iborohereze. Uyu munsi nongeye kubwira ibizamini 5 ugomba gukorera umukobwa mukundana mbere yo kumwambika impeta. Nimba ibi bizamini 5 utarabimukorera, uretse gato yo kumwambika impeta wanze ubitekerezeho, kuko birababaza gushaka umugore umukunda waramuhaye umutima wawe wose, ariko ugasanga ntabwo yawuguhaye, ahubwo hari ikindi agukurikiyeho. Ibi bizamini nubimukorera uko ari 5 ndabizi uzanshimira nyuma. Reka dutangire rero nkubwire ikizamini cya mbere ugomba kumukorera, ukamenya neza nimba agukunda koko cyangwa hari ibindi bintu agukurikiyeho, amafaranga se cyangwa ikindi kintu. Ikizamini cya mbere, nimba ajya kwaka amafaranga, shyiramo pose nk'amezi 3, umubwire hoya, ubundi nurangiza urebe ukuntu yakira iyo hoya. Uko kuntu rero ubonye yitwaye muri ayo mezi 3 umuhakanira, umubwira ko nta mafaranga ufite. Mu gihe mwabanye krizi gatera, umenye ngo nuko kazajya yitwara. Nimba muri ayo mezi 3 wamuhakaniye ukamubwira ko nta mafaranga ufite, ukabona nta kintu kimwe bihinduye ku mubano wanyu, ukabona n'ubundi yitwara nk'uko yitwaraga nta kibazo, umenye kuko nk'uko yitwaye ariko azajya yitwara no mu gihe mwabanye hakaza agakrize, umenye ngo nuko azajya yitwara. Ariko nanone numuhakanira ukabona ararakaye, yitwaye nabi muri ayo mezi 3 yose, ukabona ntashaka kukuvugisha, ukabona nyine ibintu byarahindutse, umenye ko n'igihe muzagera mu rugo ubukene bugatera bukabatera, uzamenye ngo n'ubundi nuko azayitwara, azahora yarakaye, nta mahoro rwose azatanga muri urwo rugo kubera ko ubukene bwateye. Ube witondemo gakeya, mubijye mubizi neza ko ateye, ntuzabyitiranye. Nubona ari ukuntu yitwaye, uzamenye ko uko bizahora. Nubona kandi umubwiye ngo hoya, umuhakaniye ku mafaranga, uzarebe ko atangira kukugereranya n'abandi bantu. Nimba ahita atangira kukubwira ati ba runaka mubaha abashiri babo amafaranga, iyo aba ari runaka aba yamaye, ariko wowe icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubanza uganire n'umutima wawe, urebe nimba mubyemeranywaho, urebe niba ibyo bintu uzabyihanganira. Nimugera mu rugo agakrize kakabafata, uzarebe nimba wakihanganira ko kugereranya n'abandi bantu. Ubanza uganire rwose n'umutima wawe, nimba mubyemeranywaho uyimwambike iyo mpeta, ariko nubona mutabyemeranywaho n'umutima wawe, uba uretse gatoya. Icya kabiri rero ni ukureba uko yitwara mu gihe ufite ibibazo. Ikizamini hano ushobora kumubwira ko ufite ibibazo mu kazi, ukamubwira uti hari ibintu byagenze nabi mu kazi, hari ukuntu nitwaye, none ku kazi hari ibibazo bimwe bishobora no gutuma banyirukana, urebe ukuntu icyo kintu akitwaramo. Cyangwa hano ushobora kumara iminsi musohokana ahantu haciriritse. Nimba mwajyaga musohokera ahantu hahenze, gerageza muri aya mezi 3 nakubwiye umusohokana ahantu haciriritse, urebe ukuntu abyitwaramo, urebe nimba byihanganira. Hano muri izi situation ebyiri nkubwiye, muri ibi bizamini 2, umuntu ugukunda wowe apana ibindi bintu, umuntu ugukunda adafite ibindi bintu agendeyeho, arahaguma no matter what, arahaguma. Kabone n'ubwo baba bakwirukanye n'ahantu ho kuba ufite, muragumana mukabana muri situation iyo ari yo yose. Ariko umuntu utagukunda muri izi situation ebyiri, ashaka uko agenda bivamo buhoro buhoro. Nawe urabibona, atangira guhindura imyitwarire, uko yakwitwaragaho atangira kugusuzugura. Wamusohokanye ahantu haciriritse, ukabona ntabwo yabyishimiye, atangiye kubona agira utubazo twa hato na hato no mu mafaranga, agenda bivamo buke buke. Ubwo rero nawe nimba hari ukuntu uri kubibona, no forcing ibintu nubiforce rwose mwihorere. Ikizamini cya 3 rero ugomba kureba kuri uyu mukobwa, ugomba kureba uburyo asigasira amafaranga yawe. Ikizamini hano cyo kureba uburyo asigasira amafaranga yawe, mugihe n'igihe mujyane ku isoko guhaha. Noneho nimugera mu isoko guhaha, umuhe rugari ahitemo ibyo muhaha, ari ubihitamo. Icyo kureba hano rero ni ukureba ibyo ahitamo, nimba ari wa muntu uhitamo ibintu bihenze gusa, icyo ngicyo nacyo ugomba kuba ukizi, icyo ugomba kukimenya, ugomba kumenya ibintu ahitamo, ukamenya uburyo asigasira amafaranga yawe. Isomo rero kuko bamuhaye rugari, akaba ari wa muntu uri guhitamo ibintu bihenze gusa. Burya umuntu ugukunda byanyabyo, amafaranga yawe ayasigasira nk'aho araye, ntabwo yagenda ngo asesagure ngo ahitemo ibintu bihenze gusa, ashyiramo ubwenge akareba ibikenewe n'ibidakenewe. Ikizamini cya kabiri rero kuri ubu buryo bwo kureba uburyo asigasira amafaranga yawe, nimujyane guhaha.
nimujyana guhaha mu isoko wowe uhita ufata rugari ari wowe ucuzinga ibintu muhaha, ubundi nurangiza ucuzinga ibintu bihenze gusa kugira ngo murebe, ucuzinga ibintu bihenze nunabaza ibiciro ntukatuze uhite wemera kugira ngo gusa umurebe uburyo byitwara muri ibyo bintu. Ufate ibintu bihenze, numara kubifata aho ubajije ibiciro bahite baguha nta gukatuza naki, urebe nimba ari wa muntu ubwira ngo ibi bintu wafashe reka tubisimbuze ibi ngibi nabyo bikora kimwe, nyine urebe ko ari wa muntu uri kugerageza gusigasira amafaranga yawe. Urebe niba ari wa muntu nimba ugiye guhaha ubajije igiciro ukubwira uti ukatuza, ugerageza gukatuza kugira ngo batabahenda, ibyo nabyo birebe. Nubona bikora gutyo ari wa muntu ukatuza, ari wa muntu ukubwira uti ibindi byihorere, ibi twabisimbuza ibi ngibi bidahenze kandi byose bikora kimwe, nyine ukabona yitaye ku mafaranga yawe atitaye kuvuga ngo singiyasobora, umenye ko uwo muntu ari uwa nyawe. Ikizamini cya kane rero ugomba gukorera umukobwa ukamenya nimba agukunda koko atagukurikiraho amafaranga. Gerageza kumva uburyo afata imishinga yawe. Hano ikizamini ushobora kumukorera, ushobora kumubwira ati baby mfite ndumva ndi gutekereza kugura akabanza, ndashaka gukora sevinga nkareba ko nagura akabanza, cyangwa ndashaka gukora aka business runaka ngiye gusevinga, turaba turetse gusohoka, turaba turetse ndaba ndetse kumuha ama gift n'ibiki, muri sevinga ndebe ko nagura akabanza cyangwa nashinga aka business. Icyo kureba hano rero, reba niba ari wa muntu uhita akubwira ati yego nibyo tugomba gusevinga, ese bifashe gute, tubigenze gute kugira ngo ibi bintu tuzabigereho, ureba ko ahita agushyigikira. Ariko nubona ari wa muntu ubwiye umushinga runaka ugiye gukora, ngiye gusevinga gutya na gutya, ukabona atangiye kubyitotombera, tugiye kugira ubuzima bubi, ubu si ibyo bintu nzabishobora, kubaho tudasohoka nzabashobora, si ukubaho utama gift n'ibiki, nyine ukabona atangiye kubyitotombera, uburetse gatoya kumwambika impeta, ubanza rero niba ibyo bintu muzabibana mu mpaka. Burya umukobwa utagukunda aba ashaka amafaranga yo kuba mwarya ubu ngubu icyo gihe murimo, ariko burya ugukunda bya nyabyo aba ashaka ko ayo mafaranga ufite yabubakira ejo hazaza. Ya gatanu yo kureba kuri uwo mukobwa mukundana nimba agukunda bya nyabyo cyangwa hari ikintu agukurikiyeho, reba ubwitange bwe akugiraho, ubwo ni ukureba ubwitange agira nyine kuri wowe. Ikizamini hano rero, reba niba ajya gukorera ikintu cy'agaciro kandi atagusabye amafaranga. Ese ajya guha impano akoresheje amafaranga ye kabone niyo yaba ari ntoya? Ikizamini cya kabiri hano, kugira ngo urebe ubwitange bwe kuri wowe. Ese iyo ufite ikibazo cy'amafaranga ubona ari wa muntu ushaka kugufasha, ari kukubaza ese ukeneye angahe, ikibazo cyawe gikeneye amafaranga angahe kugira ngo kirangire, cyangwa ubona bitanamureba, we icyo areba ni uko ibyo bibazo byavuze ukabivamo atazi ko wabivuyemo n'iki. Naha rero dusoreje ibizamini bitanu n'abateguriye, gusa abasaza bacu mugomba kumenya ko ubupfura bw'umuntu bugaragarira mu cyumweru, ntabwo bugaragarira mu kintu umuhaye. Ngaho rero nimukomeze mukunda abo bakunzi banyu, ariko mugerageze mukunde mureba kuko ni byiza kurushaho. Burya gukunda ufite amaso areba biba byiza cyane. Inyandikira aho ngaho muri komenti niba hari ikindi kizamini wumva utekereza njyewe ntavuzeho, umuntu ashobora gukorera umukobwa bakundana akamenya icyo amukurikiye. Ntimwibagirwe gukanda subscribe kandi munasharinga iyi video ku nshuti zanyu. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda, murakoze.